sinzibagirwa igihe yamvugaga ngo ninjiraga mu rusengero yaramvuze maze aranyandagaza azagumiwe nanjye nzagumiwanje. Nta murozi uzagucokoza, naho yagucokoza ni nko gutera ibyondo ku juru. Iyo mbaraga y'amasengesho, the power of the prayer, niyo ikujyana is the word will take you kandi by'intekerezo and even your thought aho bidashoboka. where does going to be impossible. Wowe usenga, When you pray, uyu mwanya birashoboka ko wakumva it's going to be that you can hear ko igisubizo cy'amasengesho there kidahari. is a answer, the prayer is not there. Ndagira ngo ngo amasengesho I'm going to tell that the prayers ntabwo abora, that's going to be with decay. ntabwo apfa, Can I pray dead? ntabwo avaho. Can I just get over? Niyo mpamvu uzagira cyagiye muri cya kigeragezo It's the way when you're reaching a harder temptation, aho abandi bari kwiyahura where you got societies, ukabona Imana iraserutse, and you see the girls ukabona there. Imana irakoze, Yes, you got to do. ukavuga ngo Mana ushimwe, Got to be thanks. ibi wari warabimbwiye. You talk about this, Uzarebe then you'll see. hari abantu biyahura They'll separate from societies. n'ibigeragezo. They got temptations. Hari abantu bitanga Somebody will get a glovers bakimuka muri karitsiye batuyemo and just evacuate the bakajya hoods. mu yindi Gotta karitsiye. go for other hoods. Hari ibintu bijya biyobera abandi, It is ring sinful yaba ari hours. mu rugo akabamo atarimo, When reach home, you're gonna be absent minded. ariko umuntu wasenze Imana Somebody pray God. iyo bikomeye When it does straight, akomeza kuvuga ngo ndacyizere icyo wavuze, I believe in what you say. wowe utabeshya That you never lie. ntegereje finali. I will in a fight. Haleluya. Mose ku nyanja itukura, Moses in the Red Sea. reka nkubwire ayo magambo. I gotta tell you these Ku nyanja words. itukura yari ageze kumwe n'Abisiraheli When rich with for bavuye Israel muri Egiputa, from in Egypt, abasirikare ba Farawo Pharaoh soldiers bari babakurikiye, were just following. ndetse ageze ku nyanja When reaching the sea, inzira asanga ntayihari, they were blocking the way. ariko kubera ko yari yarasenze Imana, Because he prayed the hari Lord. inkoni yari afite. He really had something Iyo to nkoni say. yari afite The sick he got her. niyo yaragizaga umukumbi wa It's not what Samweli. his foreshadows. Iyo nkoni yonyine The six only niyo yamufashije. is the what's happening. Yaragiye wenyine arasenga, When I go and pray, amaze gusenga enough to go there and pray. Imana iramubwira ngo ariko God Mose say, you Moses, ufite iki mu nkoni? what you got in him? Mose arabwira ngo Uwiteka Say the Lord. nta kindi mfite I muri got iyi no nkoni. honest about sick. Uyu mwanya nawe This right now too. birashoboka ko nta mafaranga You ufite, got no money right now. birashoboka ko imiryango You got itakwitayeho, no family right ariko now. hari ikintu kimwe But it's what you got. Hallelujah. isengesho uri kugenda Only the pray what you got. Hallelujah. Thank you, the Lord. iryo sengesho uri kugendana Only the play you gotta niryo go rigiye with. guca inyanjamo kabiri, Is that gonna break out? niryo rigiye kukubakira, Is that gonna make you niryo remember? rigiye kukwishyurira, Is that gonna pay for you? niryo rigiye kukubeshaho, Is that gonna make you rich? niryo rigiye gukiza uburwayi. Is that gonna heal you Iryo now? jambo uri kugendana, Only the word you go iryo with. sengesho uri Only kugendana the play you go with. niryo rigiye kuguha ubuzima. I gotta give it to the Amafaranga life. byanze, Where you want it, amafaranga byananiwe, Where you want him, iryo sengesho uri gukoresha Pray your dollars. Never, hallelujah. niryo ugiye kugendana It's not what you gotta go within the days. kubw'imbabazi z'Imana. For the mercy of the Lord. Ihangane, Gotta be sorry. gira isengesho ryawe Gotta have your praise. aho abarozi bahagurutse, Where we can present. ugendane isengesho, Keep with the praise. ugendane rya jambo ry'Imana. Go with your word, God. Bivuga ngo nzabana nawe, I can be with you. bivuga ngo nzakurengera, I can be with you. bivuga ngo nzaguhisha. I can strike you. Naho bahaguruka, When they get set up, naho baroga, they're gonna be squeezed. naho bakwishyira hamwe, They're gonna break together. nzabana nawe. I can be with you. Yo, hallelujah, way. Ndagira ngo ubwire ngo ntugire ubwoba. I gotta tell you, never get worried. When people gotta get it, Imana the Lord iraguhagije, is enough. Imana The Lord iraguhagije. is enough. Ahantu hamwe Anywhere abanzi bagutegeye, enemy job brooks you up, it's not gonna throw you. Imana ihajya mbere y'uko The waha. Lord reached you before we reach. Uyu mugabo, abagabo batatu, abahungu batatu There's the three guys b'abanyegano, from Ghana, harimo Saduraka, even harimo Mishaki, Meshach, harimo Bedenego. even Abednego Bo ubwabo themselves. bahamije Imana, They were tenacious basenga Imana, and pray God. baravuga ngo agaciro kawe They Mana said the dinner of Lord, turakazi, we know it. agaciro kawe Mana Dinner with God, turakazi, we know it. ibyo wadukoreye What you did to ntabwo us bitwemerera kukurangika. doesn't alone you hands you up. Imana irangije The Lord did. iravuga ngo nicyo nshaka. Is the word I want. Iyo uhamije Imana mu When you buryo, witness the Lord ugahamya is Imana mu bukene, we saw the ugahamya power, Imana mu kwambara ubusa, we saw the weakness, ugahamya Imana bakuvuga, he took the spark, ugahamya Imana bwacitse, he took the hard ugahamya roads. Imana mu rugo bitameze neza. inspiring. Imana irahagwa The iraseruka, Lord is saying through ikaza that, igakora and ibintu it come and does one by'umunezero ku buzima What's happening to your life? Imana ishimwe. Hallelujah! Thank you, God.
Imana wiringiye ntizagukoza The isoni. Lord you believe now that you have sense. You got sin no nose. wirinde ibi bintu bibiri. Believe in the two rings. wirinde kubesha Imana, Never lie God. wirinde kubesha abantu, Never lie people. wirinde kubesha buri kimwe cyose. Never lie in everyone. Ugaragaza ukuri n'amarangamutima Present the yawe. right with emotion. Imana ntabwo izagutera. God won't let you down. ntabwo izagukoza God isoni. won't let you down. ibyo uzakora byose Whatever you got to ujye ubwira Imana, say to uvuge ngo God. Mana, Thank God. ku bwanjye byagenda nabi, To me, gotta get ngo over. nabiguhaye, But I give it to you. ubigenze neza. Give it a better. Haleluya. Hallelujah. yatanze umurongo Give it lines. iravuga ngo nimuze mu byanjye You come in mine. nanjye nzaza mu I gotta give it byanjye. yours. irongera iravuga ngo And it says again, niwakora neza when you do right, uzemerwa, you'll be cremated. nudakora When neza you don't do better, ntabwo uzemerwa. you won't be cremated. ndagira ngo iyo neza ugiye I got you the goodness you got to. bizatuma Imana iguhereza Wanna ibirenze make you gotta give it to ibyo them watekereza. all. What you never thought. Haleluya. Hallelujah. uyu mwanya ntabwo ari ubusa. Yes, let me know that. nyamara abantu bakubona A lot of people nk'aho God see you never abandi right. bakagufata uko I'll bashaka. take you to wherever. Imana yo mu ijuru Body God in the heaven iriha agaciro. is intact. igihe watangira No, usenga when you began to pray, even right now, Imana iraje God it comes. kandi ntabwo itinze, Never get late. ije vuba. Coming very soon. ndagira ngo ubwire ngo humura I'm gonna tell your word kandi ukomere, and be strong. Imana iri kumwe nawe God is with you. mu izina rya Yesu In Kristo. Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for helping Thank you Imana. for mercy. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. uzamure ibiganza dusenga Imana. kubw'imbabazi zawe Mana duciye bugufi gushyirwe hejuru, utugenza uko ushaka. tumaze kumenya ko isengesho rikora byose ariko amafaranga ntabwo akora byose. latosi ene pene edokuwa shala bilaha landostura hai bilaha. isengesho ryimura imisozi, isengesho rirubaka, isengesho rihindura ibyanze guhinduka. kubwo aya masengesho turi gusenga, haba ku buzima bwacu, ku buzima bw'abana bacu, ku buzima bw'imiryango yacu, ku bw'ibisengesho bihinduka. kandi twakiriye kuba abashya muri twebwe, twakiriye ineza yawe. gahunda zose uzikore nk'Imana kandi ubane natwe twese muri rusange. urakoze kuri Imana amahoro. Imana bagusenga mu izina rya Yesu. Amen. akomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 ariko ba Yesu ni umwana. Yesu muri Yohana 9 ntabwo ndi butinde, ndasoma umurongo umwe gusa. Wandiko rwa mbere rwa Yohana 9. reka nsome amaso twumve icyo Imana iri kutubwira, iri kuvugana nawe. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. nkwiriye gukora imirimo y'uwandumye hakiri ku manywa. bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. nyiri umunsi ndi umucyo w'isi. amaze kuvuga yatyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. hasobanurwa ngo yaratumwe. nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. twakire neza ijambo ry'Imana. haleluya. 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 Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ihimbazwe. mu buzima busanzwe cyangwa se mu mibereho, iyo uyu mugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona yari yaramaze kwiyakira, ntabwo yari azi ko hari amahirwe ya kabiri azamuzaho. ubu ngubu wicaye hano uri gusenga, ariko uri kuvuga ngo Mana, sinzi niba ibi ngibi bizashoboka. haleluya. we yari yariyakiriye, aba ku muryango, ku marembo asabiriza. ubuzima yari arimo yari yarabwakiriye, ariko ntabwo yari azi ko azahura na Yesu. haleluya. haleluya. Bibiliya itubwiye Yesu yari kumwe n'abigishwa be barimo bagenda, nta gahunda yari afite yo guhura
n'uriya mugabo wari ufite ubumuga nta gahunda bari bafitanye. Reka nkubwire, uyu munsi birashoboka ko ibitari bifite gahunda by'umugisha bigiye kukwemera kuko uri imbere y'Imana. Ariko muri hano cyangwa ndasubiramo aya magambo, birashoboka ko hari ibitari bifite gahunda ku buzima bwawe, hari ibitari gushoboka ngo bize, ariko kuko Yesu wacu twiringiye, haleluya, ajya amenyera kure cyane y'ibyo twibwira. Hari ikigiye kumutera kunyura muri aya materaniro, haleluya. Hari icyamaze kumutera kuza muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Bibiliya irabwira ngo abigishwa bahita bitegereza iriya mpumyi aho yari iri, bagira amatsiko, baravuga ngo mwigishwa tubwire, iriya mpumyi ari ababyeyi be byagenze bite kugira ngo ahume? Birashoboka ko nawe uyu munsi uri ikimenyetso kizirwaho impaka. Byagenze gute kugira ngo uriya mwene kanaka wo kwa kanaka biriya bintu aba ariwe bibaho gusa? Kubera icyo abandi bubaka ariko bikanga, byagenze bite? Kubera icyo abandi bakora bigashoboka ariko yakora, byagenze bite? Ariko muri hano, haleluya, Yesu avuga amagambo akomeye, abwira abigishwa amagambo. Yesu afite ibyo kubwira bariya bamubaza byinshi ku buzima bwawe. Hari abafite amagambo menshi bari kwibaza, ariko wowe ntabwo ugiye kuvuga. Yesu agiye kubasubiza ikintu gikomeye, haleluya. Wowe nta gihe cyo kwisobanura ufite. Iriya mpumyi yo ntabwo yisobanuye, ariko Yesu uzi byose, Yesu niwe wasobanuye iby'iriya mpumyi. Aka kanya uri mu materaniro, ni Yesu ugiye gusobanura ibyawe n'umuryango wawe n'abana bawe uri hano, haleluya. Wowe nta gihe ufite cyo gusobanura, ariko eka Yesu waje gushaka uyu munsi asobanura, haleluya. Bibiliya irabwira ngo aravuga ngo iriya mpumyi nta cyaha yakoze, ndetse n'ababyeyi be nta cyaha bakoze. Kuba bitameze neza mu rugo wigira ubwoba, nta cyaha wakoze. Kuba bari kukuvuga nugira ubwoba, nta cyaha wakoze. Kuba bari kugucunaguza wigira ubwoba, nta cyaha wakoze. Kuba ucuruza ukaba warahombye wigira ubwoba, nta cyaha wakoze, sinakarande. Ariko haleluya, haleluya, ndagira ngo ntiwongere kwicira imanza wivuga ngo mbese ubu burwayi ni njye bwasiye gusa. No, nta cyaha wakoze, haleluya. Yesu avuga ijambo rikomeye kuri kane, aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngomba gukora umurimo wantumye hakiri ku. Ariko haleluya, hari impamvu atavuze nijoro. Ngomba gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Mu yandi magambo bose babireba kandi njye Uwiteka ukora. Ibyo Yesu aje gukora cyangwa se ibyo Yesu aje kurangiza ntabwo arabikora nijoro. Aramutse abikoze nijoro abantu bavuga ngo si Yesu wabikoze, yarirwaniriye. Niyo mpamvu bimuteye kuza ku manywa akore bose babireba bavuga ngo ni we, ni Uwiteka. Haleluya, haleluya. Hari impamvu impumyi itigeze yimuka, kwari kugira ngo abari bamaze iminsi n'ibihe bamubona bazongere basanga hari ibyahindutse. Hari impamvu pozisiyo urimo naho uri naho uherereye Imana itaremera ko wimuka vuba. Iramanza gukora amateka, niyamara gukora amateka niba bazavuga ati ni ukuri ni Uwiteka. Abari hano, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ibazwe. Ndumva ijwi ry'Imana riri kumbwira ibintu bikomeye. Ibintu ngiye kuvuga ndaza kuvugira aha ngaha ntabwo birarenze ukwezi bidasohoye, kuko Imana iri muri njyewe, iri kubinyemeza kandi iri kumbwira. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, ngomba gukora umurimo wantumye hakiri hehe ku manywa. Arangije afata akondo, iki akondo ashyiramo amacandwe. Bantu b'Imana, amacandwe cyangwa se ibyondo biravura cyangwa byahumisha amaso.
yesu nasomye ijambo rirambwira ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo ejo hatazagira uwirata imbaraga n'ubwenge n'amafaranga. Haleluya. ndagira ngo mbwira ngo aka kanya bya bindi byari iby'imbaraga, bya bindi byasaba ubwenge, bya bindi byasaba biza n'ibiki n'ibiki, yesu agiye kubikora mu gihe gitoya kubw'imbabazi afite. Haleluya. Haleluya. birambwira ngo yesu arangije amukora hehe? ku maso. uwari impumyi aba ararebye. yesu aramubwira ngo umva, haguruka genda wiyuhagira mu kidendezi cy'isorowamu, bisobanura ngo naratumwe. Haleluya. yesu imana ishimwe. impamvu yavuze ngo ngomba gukora umurimo wanyu myakiri ku manywa, imana yateye uburwayi yemeye ko iriya mpumyi ibaho kugira ngo abantu bemere ko ari imana ivura impumyi. birashoboka ko ubu ngubu hari ibikuriho byanze kukuvaho, urasenga ntibyakunda, uririza ntibyakunda, tanga amafaranga ntibyakunda. dore impamvu ya mbere yesu yabyemeye. impamvu yesu yabyemeye ni ukugira ngo uku kwezi kwa gatanu yesu aseruke, hanyuma uzavuga ngo mana ndagushimiye yuko na bya bindi bidakunda ubikundisha ukabiha icyerekezo. Haleluya. leta niyo mpamvu kwa mbere byanze, n'ukwa kabiri bikanga, n'ukwa gatatu bikanga, ukwa kane mu rugo ntibigenda neza, ariko ukwa gatanu yesu akavuga ati ndaje nje kuzuza ibituzuye. nicyo kinzanye, nicyo gitumye amanuka kugira ngo nze kuringaniza. Haleluya. kandi no mu bigishwa ntabwo bari bazi yuko yesu ari bumuhumure. mu yandi magambo ni abandi bose basenze n'abo mwasenganye hose 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 hose, ntabwo bazi ko yesu azagukiza ibyo byose ubona ko bidashoboka. ariko uyu munsi bagiye kumenya ko yesu abikijije, bagiye kumenya ko yesu abirangije, bagiye kumenya ko yesu ari we ushyizeho iki iherezo. Haleluya. Haleluya. aza kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo genda mu kidendezi cy'isorowamu wiyuhagire. icyo kidendezi cy'isorowamu ni ahantu wajyaga ukiyuhagira imyanda yose ikakuvayo. mu yandi magambo genda wihane, genda usenge. ibyo ngukoreye byonyine bikwemeje ko ugomba gusenga. uyu mwanya ibyo yesu aje gukora, ibyo marayika w'Uwiteka bimumanuye gukora muri aya materaniro, bigiye kukwemeza yuko koko ya mana y'abarokore, ya mana abantu basenga, ya mana abantu biringiye ikora iby'imbaraga kandi ikora ibidasanzwe. Haleluya. 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 ubwo burwayi bwaraje ni ukugira yesu yeshejemo icyubahiro. ayo marira yaraje ni ukugira yesu yeshejemo icyubahiro. ibyo ngibyo ubwo bidashoboka byanze kubona inzira, ni ukugira ngo yesu yiherejemo iki icyubahiro. tuvuge ngo amen. tuvuge ngo amena. tuvuge ngo amena. tena haleluya. imana ishimwe. yesu ni umunyadukoryo, ni umunyadushya gusa. we ajya hahandi byananiranye. wowe impamvu wagerageje bikanga, yesu ajya kunyuraho akavuga ati komeza uhangaze, shyiramo n'amafaranga uhangaze nta kibazo, njye ndaza nje gukora finale gusa, njye nicyo kinza n'ubundi. igihe ugitera imigeri yesu arakwihorera. barokore haleluya. barokore muraho. kambabwira ibanga rikomeye. abantu mujya muteka, ariko natwe yego, abantu mujya muteka murabizi ukuntu mukatagura ifiriti, yego amavuta yahiye, yego muri guceceka se ntabwo muteke wa. hanyuma iyo amavuta yahiye ugashyiramo ifiriti iteza akavuyo. iteza iki? amavuta agasakuza ye yaranhwitse akagira kuja, ariko ifiriti imaze gusha igira gute? iratuza ikoroha. umukirisitu rero iyo afite ibigeragezo bigitangira, ndapfuye wansengera, nuza wansengera, nuza wansengera, iyo amaze kubimamo igihe kirekire
kirekire cyane, akavuga ati iyo amaze gutegereza ukuboko kw'Imana no gutegereza ineza y'Imana, nihagera akavuga Mana ndemeye uzakora ibyo ushaka, ubwo aba yahiye yanoze. Nyine wankiza utankiza ni akazi kawe. Bamaze nyirakana akabimaze bite? Ni byiza ndashima Imana. Nyine yamaze gusha, yamaze gutuza. Umuntu uzabone ko ndapfuye birarangiye, uzatuvuga ati mva niho bitangiye mu mwihorere, abigitangiye niho bigitangiye, birarangiye niho bigitangiye. Ariko wundi bahereza n'inkokora akagenda mu rusengero akakomeza guhimbaza Imana, yagera mu rugo akirimba mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Uwo muntu rero ntago ikigeragezo kiba kimaze igihe kinini, ariko cyaramaze gusha, Yesu akaza gushyiraho finali akabirangiza neza. Haleluya, haleluya. Ngo umuntu yamvuze ngo ngewe ngo ntago, ariko se bakuvuga nkandi, niba bakuvuze byihorere unagezweho. Uzarebe kenshi nukora umwana w'umuntu wabivuze, aravuga ngo iyo umuntu umuri imbere ari inyuma yawe aguteza akavuyo, kuko icyo gihe cyose uburi imbere w'uwo muntu. Amena, haleluya. Wibaga wundi umwe sinzibagirwa igihe yamvugaga ngo ninjiraga mu rusengero, yaramvuze maze aranyandagaza, azagumiwe nanjye nzagumiwanje. Se ibyo ngibyo barakora, ibyo byumva birimo ra. Uwo nguwo ntabwo baragera ku musaraba hakurya, wapi hari ikintu kiba kibura. Ariko igihe cyawe, reka nkubwire, Yesu ari hano kugira ngo aze gusiribangana inzandiko bamaze kwandika ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kwandiko rwa Yohana 19 ndakeka ari wa murongo wa mbere nanga kanga sinzi ntimuka neza, ariko haraho ngo banditse bafashe urwandiko barushira kuri Yesu, baravuga ngo yiyise umwami w'Abayuda. Yego, yiyise umwami w'Abayuda, bamushyiraho urwandiko barangiza batera kadomo. Ariko ngo Herode arangije araza aravuga ngo ntimwandike gutya. Bari banditse ngo umwami w'Abayuda bwa mbere, barandika Herode arandika ngo umwami w'Abayuda, ashyiraho akadomo. N'abandi baraza baravuga ngo oya mubisibe, ngo mwandiko yiyise izina rye bararimwambura, baravuga ngo nibandiko ngo yiyise. Aka kanya turi hano hari izina ryawe, hari agaciro kawe bakwambuye, bakwambika agaciro katarakawe. Ariko Herode amaze kuza aravuga ngo oya, icyo nanditse ku bana bawe, icyo nanditse mu muryango, icyo nanditse ku mugabo wawe, icyo nanditse ku mashuri yawe, icyo nanditse ubuzima bwawe, icyo nanditse nacyanditse. Iyo ni kandidatire y'Imana. Niba hari icyo Imana yamaze kwandika ku buzima bwawe, niba umwana w'umuntu atavuguruza inyandiko umuntu yanditse, ufite ubwoba bw'iki ku by'Imana yanditse kuri wowe? Ntabwo bizapfa, ntongere kugira ubwoba. Imana yarasiye wowe nyirakanaka, bizagenda gutya, bizagenda gutya, ntugire ubwoba, wowe ufite n'ubwiki. Haleluya. Icyo yanditse yagize gute? Icyo yanditse yagize gute? Ayiwe, icyo yanditse ku bana yagize gute? Icyo yanditse ku babyeyi bawe yagize gute? Icyo yanditse ku mugabo wawe yagize gute? Umva, nta murozi uzagucokoza, naho yagucokoza niho gutera ibyondo ku juru, niho gushingirira amashu. Icyo Yesu yanditse yaracyanditse, urwo rugusarubamo, urwo rugusaruhamamo. Uwo mugabo n'uwo nguwo, hari ibyo Yesu yakoze, ubwo bucuruzi uzabukora, ayo mashuri yo kwigisha uzayiga, ubwo buzima buzahinduka. Hari icyo Yesu yanditse ku buzima bwawe, icyo yanditse ntabwo kizahinduka. Nimba ari abantu babyanditse Yesu azabisiba, ariko niba yayiwe, haleluya. Ntugire ubwoba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. None ugiye kwinjira mu gihe cyawe, kuko Yesu abyemeye. Ugiye kwinjira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu.